kuva kwa muganga urumva ayo mezi umwana yamaranye na se yaranyanze, umwana aranyanga pe, ngarutse umwana yandeba koko akanyita igikoko, nkaba ntamugaburira, nkaba ntaryama ku buriri bwabo atarasinzira, umwana aragenda aranyanga burundu. Papa we niwe yabonaga ko ari we papa, anamwita mama, yari byose kandi n'iyi saha niko bimeze. N'ubundi ubagize imyaka 9 ariko akunda papa we ku rwego rw'ejuru, no mu nzozi ararahamagara papa. Bankase numva, bankase ubwa mbere, bankata ubwa kabiri, ni mu izina rya Yesu. Ubaka kanya sinya mfata nimero ya telefone mu mutwe, cyangwa ushobora no kuntuma ku muntu nkabyibagirwa, byabaye nkaho bankoropye ubwonko. Nagize ububabare, navugije induru ntireka nimubabarire, mwinkoreraho ubufindo n'ihene mbere yo kuyibaga barabanza bakayica, basi nimunyice munteruremo umwana ariko napfuye. Hari umumama umwe waje kunsura arambwira, ariko se ubundi uyu mwana ngarakuruhiriza iki, ubundi yarapfuye ngo nanjye ubwo kubera uburwayi bw'umwana naragiye none ndashonga. Sinzi iyo foto banza nyifite muri telefone, ndashonga. Shalom shuti za Koraneza TV. Yeah, this is the time of praise and worship in action as my logo of my channels. Ndabiyegereje mbahaye ikaze kugira ngo mwumve mwisanze. Uyu ni wa mwanya wacu dukunda cyane, tujya tubazaniramo ibintu byinshi bigiye bitandukana. Rero feel free kubaza kwa comment na subscribe. Nukuri ndabakunda pe, ese mwage mu subscribe mwoka byaramwe ndabinginze. Naco bitwaye, Imana yo mwishuri komeze banezeze ahantu hose uri, abari kumanwa, abari ninjoro, abari mu kazi, bahaye ikaze. Rero imbere yanjye ndi kumwe n'umumama mwiza w'inzobe w'ibiraso byiza cyane, murimo mureba ahangaha. Ndagira ngo atwibwire niturangiza dusenge dutangire ikiganiro cyacu. Murakoze cyane. Murakoze kunyakira. Amazina yanjye nitwa Mutungire Alexia, ndi umumama w'abana 2 n'umugabo umwe, bisigaye byose Imana iduhana umugisha. Haleluya, ko kanavuze bisigaye byose Imana ibiduhane umugisha. Ati ni mama Eme, Imana imuha umugisha. Rero kuri kamera cyangwa muri studio yacu muri kumva ari inyuma ya kamera ni Clarisse, n'ubundi nibizi wagarutse kongera kuganira namwe. Nanjye nkaba ndo umumama w'abana 3 n'umugabo umwe nkuko yabivuze, nanjye reka nkopere. Nkaba ntuye hano Kenya, Nairobi. Imana ikomeze kubishimira. Rero reka nsenge kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu. Urakoze Mwami Yesu, uri Imana iteye ubwoba, uri Imana igira neza. Uyu mwanya tugiye kuva ikiganiro ubuhamya bwa mwene data, ndagira ngo bikingure imitima yacu, bigira ico bitwigisha, kandi abenshi bakizwe kubw'ubu buhamya mu izina rya Yesu. Umugisha bagiye kudukurikirana bose, kandi ubagwizirize ibyabo byose, kugira ngo umwanya wabo batanga Mwami ntukajye uba uw'imfabusa, ahubwo ujye ubaha umugisha muri byose. Bana natwe tubane nawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ya twaje rero twagarutse rwose na courage nyinshi cyangwa se n'ibyishimo byinshi kuba tukiriho, kuba duhumeka umwuka bazima, ni Imana tubikesha. Hari benshi barimo bapfa, hari abandi bari mu ntambara, ariko twebwe turacariho. Dutanze pole cyane ku abantu barimo babura bene wabo, pole cyane ku banyamurenge bene wacu. Imana ikomeze duhumurize. Nyuma yibi hari ibyiza tuzabona biri nyuma yibi. Rero mama Eme, rero turakwakiriye muri studio zacu kugira ngo wumve wisanzuye. Mama Eme rero akaba agiye kutuzanira cyangwa se akaba yatuzaniye ubuhamya bw'ubuzima bwe amaje gushaka. Yarashatse ahura n'ibibazo biremereye, ibibazo bikakaye. Rero izo story niho agiye kutuzanira. Hari ico biri kubake, hari nico biri buhindure ku bantu bagikora ibintu nk'ibyo agiye kutubwira. Muhinduke cyane mu izina rya Yesu. Rero ni karibu cyane mama Eme, Imana ikwishimiye. Murakoze cyane. Ntangira urugendo rwo kwitwa umudamu, twashakanye n'umukunzi wanjye 2015 mu kwezi kwa 10. Dushakana nk'abandi nyine, ariko nta mariage twakoze kuko nari nkiri mutoya. Biba ngombwa nyine ni ubuhamya burebure. Naratwise nkiri umunyeshuri nyine, birangira nyine bibaye ngombwa ko dushakana turabana. Urumva yaguteye inda
ukiri munyeshuri. Ese mama Aime ico gihe wari ufite nk'imyaka ingahe ugereranyije? nari mfite 18. nari mfite 18 ariko kuko namukundaga nanjye nkunda nawe nkunda dufata umwanzuro nyine wo kubana nubwo bitari byoroshye mu bukene ariko nyine twiyambaza Imana iradushyigikira turabana. Ubwo rero twatangiye ubuzima nkwitinda y'amezi 5 nibwo twatangiye kubana mu bukene bukabije. Ndibuka ko twashakanye ari mu kwa 10 gushira. Noneho urabona nyine kuri umugore n'umugabo iyo bashakanye twarararanye nyine nk'ibisanzwe bukiye mu gitondo arabyuka nyine nk'umuntu ugiye kuri toilette ntegereza akagaruka ndamubura hasi niki bigenze bite nka saa 6 rero ngiye kubona mbona atashye n'uburimiro ku maguru avuye guhingira 700 kugira ngo tubeho. Narabyakiriye nyine kuko yari yarambwije ukuri uko ameze nyine ntago yigeze nyiyemeraho bya bindi by'abasore bindi. Ya urumva akimara kugutera indakira umusore ntiyigeze kwihisha, ntiyigeze avuga ati kwa kundi abasore bihagararaho ngo mufite ibintu byinshi, ngo ufite banko, ngo ufite amafaranga, ngo ngwino. Iwe yasa kubwira ati eba ndari matu n'ugushakisha nyine. Ubwo nyine yavuye guhingira 700. Ubwo 700 twarayajeraga tugahahamo ibyo turi burye ku manywa na nijoro. Ubwo twaryaga iki? Nagendaga nkagura ifu inofu y'ibigori bidakoboye. Umugeni unatwita inda y'amezi 5 nkagura ifu y'ibigori bidakoboye nkagenda nkasoroma n'imboga. Icyo gihe imvura yaragwaga cyane ugasanga imboga zarimejeje nyine ku musozi za dodo. Nkasoroma izo mboga tukagura amamesa ya senkani tugashyira muri za mboga nkacumba na bwa bugari tukaburyaho saa 6 na nijoro kugira ngo dusevinge muri ya 700 have hazishyura yanzu tubamo azashaka ibikoresho by'umwana dutwite tugasenga tukimirira neza. Ubwo rero tuba muri ubwo buzima igihe kiragera nza kujya kubyara ariko mbere ntarajya kubyara nyine ahantu twabaga ibugesera numva umudamu nyine atwite ngo hari imitanywa kugira ngo batazamuroga n'ibindi kugira ngo najya kubyara bizagende neza. Rero ngiye wacu nene nakuze mbona umudamu atwita akajya kubyara ibyo by'imiti ntabyo narinzi wacu ni Butare ntabyo narinzi. Iyo miti bayinzanira nkayanga pe nkabona ibyo bintu n'iby'abapagani nkabane ntayo nzanywa byo guterekera nyine ntabyo nzanywa kandi Yesu azamfasha. Imiti bakayinzanira nkayijugunya nanga kuyinywa. Igihe rero cyarageze indigize amezi 9 nyine mfatwa n'ibise nk'abandi babyeyi njya kwa muganga. Ubwo noneho bampima kandi ndi kuribwa umurukanga kwifungura kumbe nyine ubwo urumva bimwe napinze ya miti nanze kunywa nyine hari uko babigenje. Abaganga rero bagakomeza bambwira ngo ndacyari umwana iyo ninda ya mbere sinzi igihe nayitwariye ibintu nk'ibyo nyine bakangira umusaza nyine ngo ubwo ni ntegereze kwa kundi bakomeza bavuga ati we uri umwana hari akantu uri kumva gusa udusonga mbere ni imigendo hari bitaragenda neza nyine ubwo igihe ntikiragera. Ubwo nagumye kwa muganga icyumweru kirashira meze gutyo nijoro nkaribwa ku manywa nkaba muzima bampima bagasanga umura wapi. Ubwo rero icyumweru n'imisi nk'itatu gutyo nibwo umugabo wanjye yavuze ati nyamara uyu muntu ashobora gupfira hano mwamuhe transfert basi nkamujyana ku bitaro bikuru. Ubwo baratwumvise nyine transfert barayiduha turagenda tugera ku bitaro bikuru baranyakira bancisha muri ecography babona nyine igihe cyo kubyara cyarageze ahubwo bampima n'ubundi umura ntiwifungure no kuri rimwe nyine urabizi ko umubyeyi hari ukuntu umura wifungura rimwe kabiri mbaga ku 10 ukabona ukabyara umura wanga kwifungura. Bantera tobari birabise nyine birabongerera ababyeyi ngo mbyare bantera icyambere noneho nibyandyaga birahagarara bantera icya kabiri yego ko noneho biragenda burundu byagezeho bantera ikindi bacisha hasi cyo ngo kigira vuba ku buryo nyine ngo umwana ahitaza ahubwo none icyo cyo bakinteye byabaye ibindi ntangira gupfa ndeba nkabona isirirukanka nkumva sindi guhumeka neza noneho ndiyakira nyine mbona ko ngiye gupfa tangiye kwihana. Ubwo mama wanje nyine yarakiri hatarapfa niwe wandebye nyine abona ukuntu meze uri umuntu mukuru aba ari mukuru yarandebye nyine abona amaso yahindutse yabona ndi gupfa nyine arirukanka mu baganga ati mutabara umwana wanjye arapfuye n'iki. Ngo abaganga benshi baraza muri sare nyine bampima
barebye basanga ndabura iminota 30 ngo mfane n'umwana. Barambwira ati rero babanje bavugana ibyongereza n'ibiki nyine ariko ariko nkumvamo duke nyine bako kanya babazanye ibipapuro ngo sinye, ndabaganire reka sinsinyira urupfu, ngiye sinsinya kubera iki, tigira vuba tugiye kukubaga dukize umwana dore ibibazo byabaye. Ndabaganire mubanze munsobanurira ibintu mwavuze byose sinabyumvise ariko duke numvise hari ukuntu bitameze neza ni munsobanurira ikibazo mfite. Barambwira ati dore umwana cyambere cyo mu nda nta kiri gukora neza, nitugukiza wowe umwana arapfa, umwana nabaho wowe urapfa, cyangwa se mwese murapfa mwese kuko nta mahirwe yuko mwese muri bubeho. Nariyakiriye nyine mbwira Imana ni wowe ubizi nyine uko wabigenje ni wowe ukuzi. Baraneguye nyine ubwo babanjyanye ku iseta vuba bari gusiganwa n'iminota, bantera ikinya cyambere cyanga kumfata tikarabaye, bantera ikindi kinya cyanga kumfata. Aho hano twabaga n'abaganga bari bahazi, umuganga umwe niwe waje arambaza ariko madabundi uturukaye, ndahamubwira ku gace twabagamo ngo none wanyweye ibihuru, nireka bimwe ibyo bihurugo nibyo byo guterekera tihagarara ubone rero ibi bintu umubyeyi wese uturuka hariya aba yanyweye iyo miti yanyu ntago bipfa gukunda, hari ahantu bararoga. Ndabana Imana yonyine nibizi. Hari umudogiteri wari uhari w'abamama nyine yitwaga Samu, sinjya mwibagirwa, yaraje arandeba naye nkiri muto nyine ndanamusuje n'ukuri nimba nyibuka yanyitaga kana agatubya bikiri gatoya bimeze bite 18 yari umwana mwiza cyane. Araza arambwira ati ngiye kugusengera, ubwo ikinya cya gatatu nikitagufata barakubaga nyine uwumva bakiza umwana wowe ugende. Nuko ubwo aransengera nyine aratokesha arirukana, bantera ikindi kinya cya gatatu. Icyo cyo bakineye gifata uruhande rumwe kandi urabona kiba kigomba gufata nyine iki gice cyo hasi, gifata igice kimwe, bambwira azamuruka ukuguru sikuvaho kuri uko nguko nk'abankoteye nka hari. Ndakubwiye ngo bafashe umwanzuro bavuga ati ibi ntabyo, iminota haburaga iminota 18 tugiye kuguterura mu mwana ubwo nyine Nyagasani ni ubizi. Mama Jessie bankase numva bankase ubwa mbere bankata ubwa kabiri ni mu izina rya Yesu. Ubaka kanya sinjya mfata nimero ya telefone mu mutwe cyangwa ushobora no kuntuma ku muntu nkabyibagirwa, byabaye nkaho bankoropye ubwonko, nagize ububabare, navugije induru ntireka nimubabarire ninkoreraho ubufindo n'ihene mbere yo kuyibaga barabanza bakayica, basi nimunyice munteruremo umwana ariko napfuye. Yamana rero ikinya kiba kiramfashe hose noneho nuko babambaza bava nyine basiganwa ngo bakize umwana n'ubundi nako ubundi ubwo ni nkarije bari gutabara kuko n'ubundi baravuga ati umwana uko biri kose yapfuye kuko nta gikina ntaki. Nuko barambaza bava umwana bamugezeho, umwana bamufata kanga kuvayo kandi bambaza bafata ngaranyere na nkumva ngaranyere ubwo baraje bahita urabona sare se haba hari igice cyo ruguru n'ikindi kiri hano kandi ubagwa bafite abantu 4 bagomba kumubaga. Bahise bajya muri iyo sare yindi bahamagara abandi 2. Ndibuka umwe yanjombye igipfusi hano nonda njombe ikindi hano, undi bamuga ati hagarara witegure gufata umwana, undi yankubise inkokore ebyiri gutya, ijambo numvise fata umwana mbona nyine ndahwereye, mbona isiragiye bibazo banywesha sero. Urabona zino sero mubatisha mu ntuze ngiye barazinywesheje ku muntu 7 basuka mu kanwa basamura mira basukamo kugira ngo ngaruke, nabonaga isiri kwirukanka cyane, mbona ndi mu mwijima ariko ubwo nye naho nabonye ubwo barankiza nyine mbona ngarutse mu buntu nyine. Ubwo ariko uko ikinya kiri kunshira musimbona umwana, nimutse ya magambo bambwiye ndavana umwana wanjye yapfuye, ntangira gusakuza ati muga ndashaka umwana wanjye, mwambwiye ko umwana atari bubeho, nimba umwana atabaho none nimumbwire nimba yapfuye. Barambwira ati umwana ntago yapfuye gusa yavutse ananiwe, twamujyanye mu byuma biri bugombe kumufasha, reka mubanze mumume ndebe koko ari muzima, mutaba muri kumbeke mwagiye kumushyingura. Baragenda baramunzanira nyine ndamureba iminota 5 atongera baramutwara. Imana iramfasha nyine ndindira aho ngaho. Ubwo umwana iminsi namaze kwa muganga sinigeze ndarana n'umwana kumwe umubyararana n'umwana ku gitanda. Ahantu bari bamutwaye najyaga kumwonsa 3 mu ijoro, nabazwe ari nko kuva nka hano kwa papa tukajya hano kuri kaburimbo.
nkajya kunywa gatatu mu ijoro, n'Imana iramfashiriza uko yamuvoma ndi kugenda nkora ituma nkira vuba. Ubwo rero ntibyagarukiye aho, twaratashye nyine, Imana iduhaye umwana muri bwa buzima butari butworoheye bwa 700 yo mu Rwanda, mbega ni 70 ya hano ukabibyariramo ko mwari muzi gusevinga, ahubwo arava natwigishije buryo tugomba gusevinga. Abantu turi mu kwigira nabi twakoreshana, kandi bo barakoreraga 70 bakabaho. Ndashima Imana yampaye umugabo w'intwari, muri duke yambereye intwari. Ntabwo yigeze avuga ati n'ubundi ni 700 nayarya njyenyine n'iki. Ubwo bukene twabubanyemo, ubwo nyine urumva tubonye umwana, bwa buzima buracyari hasi. Umuntu umwe aza kumuha igishoro ngajya amugurira imyaka, bagabana inyungu, akagura imyaka agashora ku munzani, inyungu yavuyemo bakagabana. Agenda sevinga, noneho nimba uyu munsi yungutse 2 tugakoresha 700, cyatata akakibika akazava. Ubwo inzu twabagama twayishyiraga 3 by'amanyarwanda. Yari menshi ukurikije nyine nayo ngaho ibaze gukorera 2 ugomba kurya ufite umwana. Ubwo nyine turasevinga, akishyura inzu, aza kugira 60,000, atagenda gura igare, ajya kunyonga. Aranyonga, aradutunga na wa mwana nyine tubayeho, ariko mu buzima butari bworoshye. Umwana agize umwaka n'amezi 2, yangaruka ya kwa kuntu bambaze numva ni nkaho bankomerekeje inyama yo mu nda, birongera birangaruka. Sasa ndapfa, ndahwera, ndivuza ku bitaro hose, nkagiye ngiyo bikanga, banyohereza i Kanombe. Naho ngiye, urabona i Kanombe rero hari ukuntu havurirwa abantu b'abakira, ari bo baha karibu byihuse. Bamparandevu, urumva nayo natangiye kwivuza ari mu kwa 7 i Kanombe, bamparandevu yo kuzabagwa mu kwa 7 kundi mwaka uzakurikiraho. Ubwo hari undi mu mama twaje kubitekerereza, wari umuganga w'inshuti ya tante wanjye uvukana na papa, ni nawe wandiraga. Ubwo nabwo nubundi buhamye. Ni wenyine twaramutekerereje ukuntu ibintu bimeze kandi meze nabi. Naragenda nanuka, ndashonga uko biri kose, ni nkaho mfite nk'ibiro nka 35. Narashonze ndananuka, mpinduka igikara, isi yose irambona. Abantu batangira kuvuga, none ati he sibo bakundanaga bita n'agasheri, none dore uko kabaye ibiki, uri umugabo yatangiye kujya mu ndaya, barayavuga koko. Ubwo twaje kumubwira nyine ikibazo dufite, atubwira ati mwebwe nimuze utangire wivuze mu majyepfo turebe ko hari icyo bizamara. Nagiye mpera nyine n'ubundi ku kigo nderabuzima, bama tarasiferi ya Kabutare njyewe bama indi tarasiferi injyana ku bitaro bikuru hari i Butare. Shabahangiriye vuba pe, Imana yarantabaye bangirira vuba. Urumva se hari mu kwa 7, ubwo urumva amezi yagiye yicuma, bigera mu kwa 12. Bamarandevu yo kuzabagwa ari mu kwa 12, Noheli yarayibaye. Naragiye nyine bansuzumye basanga inyama yo mu nda yaraboze, yegeranye na nyababyeyi, yaraboze ko bagomba kuyikuramo nyine. Ubwo uwo mwana urumva noneho twimutse, ubwo urumva ngiye navuye i Bugesera ndi kwivuriza i Huye. Umugabo wanjye yasigaranye umwana w'umwaka n'amezi 2 kandi anyonga igare, akajya heka umwana mu mugongo mu gitondo saa 10 baje kundeba i Butare, agafata umwana akamukubita mu mugongo, agatwikira n'agashuka kurira igare, akanyonga. Ubwo aho umwana asinziriye mu nzira agasasa cya gitambaro yamworosha, akamuryamisha kwanza mu muhanda nyine, umwana agasinziraho, nawe akaruhuka, akongera akamuheka, bakava i Bugesera mpaka bakaza kundeba i Butare n'igare ahetse umwana mu mugongo. Ibyo bintu hari igihe njya mbyibuka, numva ikiniga kiramfashe. Ariko kwari kugira ngo umugihe nk'iki uzabona icyo ubwira abandi bakimeze gutyo, bakiri muri ubwo buzima. Murimo muranyumvira izo mbaraga z'urukundo. Hano harimo urukundo ruteye ubwoba, ariko umugabo wawe n'ukuri Imana imuhe umugisha, turamusuhuje, n'intwari cyane. Ya ubwo ngubwo ugeze Kabutare, umugabo akajya heka umwana ku igare, akaza kukureba avuye he i Bugesera, akajya i Butare, akaza bakandeba, bakarara, ejo bakongera bagasubirayo. Ubwo umunsi wo kubagwa rero warageze, ariko nkumva nta byizere byo kubaho mfite. Nkumva nyine uburibwe mfite n'ukuntu meze n'ukuntu nabaye, nkavuga ni Imana icyagiye yarandinze, ariko n'uyu munsi sinzi ko noneho sinzi ko nzarurokoka. Ariko nari mfite umugabo wizera, nubwo muri ibyo byose bajya kumbaga mbyara, namwoherereza meshaje amubwira ati rwose abaganga bambwiye ko
uko biri kose ntari bube cyangwa nawe itanyohereza indarambwira ngo byose Imana izi impamvu yatumye ibi ngibi biba, nzi neza ko n'ibindi zabikora. Nagenderaga ku cyizere cye rero. Ubwo igihe cyo kubagwa nyine cyarageze, ndamubwira nijoro, ndamubwira ndi bubagwe nyine mu gitondo, urumva we yari ari Bugesera. Ndamubwira uzinduke noneho bazambaga 5:00, ugerageze uburyo ki 5:00 muzaba mwahageze, basi njya kwiseta mbonye n'umwana, kuko ndumva nta byiringiro byo kubaho ngiye mfite. Ubwo yakoze uko ashoboye 10:00 yari yabyutse akubita umwana mu mugongo, n'undi aranyonga nyine nk'ibisanzwe. Bageze neza ku muryango, banyijije kwiseta, numvise umwana ari kurira, mama sinamubonye, mama sinamubona. Nyine urumva nyine hari ugezeyo nta gusubira inyuma. Naragiye kwiseta nyine n'ubundi barambaga, ubwo bambaze 5:00. Abo twabagiwe rimwe bose barakanguka, 6:00 ziragera, 8:00 ziragera, 11:00 ziragera, 6:00 zirindi joro ziragera, batangariza abantu ko umuntu wabo byarangiye. Haho ati ntako tutagize, twakoze ibishoboka nk'abaganga ariko byanze. Ubwo nyine urumva batangiye kwiyakira uburyo ki bari bufate umurambo. Nka 8:00 zirindi joro, ubwo ngiye nakangutse mbona ndahano mu mwijima, bankize nyine birabe maske ku mazuru, sinzi ikintu niba ari umuriro bacometse muri prise, numva bari kuntwika, genda nkanguka. Umudogiteri wari uraho abona nyine ndakangutse, yavuze induru, arahamagara ati muze murebe ibibaye. Arambaza ati uri kundeba? Nkareba nyine nkabona ni bikeze ariko na mwana ndi kumubona. Witwa nde? Mubwira izina ryanjye, atavuga ati wasengeye. Uwo muganga niko yambajije, wasengeye? Iyo Mana wasenze ntuzayiva inyuma, wari wapfuye uri mu rupfu, none Imana irakuzura. Nasanze abantu barize, mama yakuye uruhonda, abantu nyine bose barize bazi ko napfuye. Ubwo nyine iseta banyivuyeho gutya, ariko muri kuva ku iseta nahuye n'uburibwe, abo bantu bari bambaza. Narariwe bimwe biteye ubwoba, umubiri urandya, numva ibintu byose birahindutse. Ariko nyine bakajya bantera inshinge. Ubwo birangira bambwiye ko ntazongera kubyara. Hanga ati nubwo ukize, ibipapuro bya muganga ngibi, inyama twagukuye mu nda yari yegeranye na nyababyeyi nyine ifashe, ati ntabwo uzongera kubyara. Dore none intambara ziratangiye mu miryango. Batangiye kwegera umugabo ati hey, ushatse ikimuga? Aramugaye, nta kintu azongera kugukorera, none nta n'abana ubonye, uzapfa nabi. Batangira kumubwira ubwo buryo ki agomba kunta akigendera, nyine ko ndi ikimuga, nta kintu nyine nzongera kumukorera, nta mwana azongera kubona. Ibibazo biravuka, abaturanyi, inshuti, Yesu we. Ariko umugabo wanjye akaza akambwira ati runaka si yari inshuti yawe? Nti umwitondere gutya na gutya, nyine akambwira ibyo bamubwiye. Ugende gake, umenye ko bitameze neza, ugende gake. Nuko ubwo nyine biza kubaho, ndumva handi bambaze ngize haciyemo nk'amezi 8 ndumva atarageze. Ubwo urumva nyine none ibyo kuboneza urubyaro n'iki, si wari kujya kuboneza kandi barakubwiye ngo byarangiye. Naje kujya gusenga ahantu rimwe, hari amasengesho y'abapentekote. Njyewe nyine n'undi muturanyi wantumiye gutya bisanzwe, kuko twebwe turabadive. Ari umuturanyi wantumiye, arambwira ati ku rusengero wacu hari igiterane, wazaje tukajyana. Hasi none ibyo niye biki. Narabyakiriye nyine, turajyana, abantu barasenga, abandi barasenga. Hahaguruka umugabo arampagurutse ati mvuko Imana ivuze, ati Imana iguhaye urubyaro, ni mu izina rya Yesu ku mutima. Impaye urubyaro, mfite ibipapuro bya muganga byemeza ko ntazongera kubyara. Uyu watewe aturuka abavangirwe bari, uyu waravangiye, umva ko abantu bahanura yaravangiye. Nyine ambwira ibintu byinshi, ambwira ko nzanaza muri Kenya. Hano muri Kenya naje ari isezerano pe. Arambwira ati Imana iguteyeho akanyama, ambwira ibintu byinshi. Ariko nkareba aho bizaturuka akanyama se. N'ubukene turimo, nta mbuto naki. Ubwo nyine ukibaza aho bizaturuka, ukahabura. Amasezerano yose yamaye niyatinze. Ndibuka ko navuye aho ngaho, ubwo nyine urumva ibibazo ni ibibazo, simbyara niki. Ariko ndashima Imana ko umugabo wanjye atigeze amvaho.
ntabwo yigeze antererana cyangwa se ngo agendere ku mabwire abantu bari kuvuga ngo atangire nibura no kujya ambwira nabi cyangwa ngo ibyo yakoraga bireke. Yarakomeje atwitaho n'ubundi. Ubwo ariko nabitarutse kuva kwa muganga, urumva ayo mezi umwana yamaranye na se yaranyanze. Umwana aranyanga pe, ngarutse umwana yandeba koko akanyita igikoko, nkaba ntamugaburira, nkaba ntaryama ku buriri bwabo atarasinzira. Umwana aragenda aranyanga burundu. Papa we niwe yabonaga ko ari we papa, anamwita mama. Yari byose kandi n'iyi saha niko bimeze. N'ubundi ubagize imyaka 9 ariko akunda papa we ku rwego rw'ejuru, no mu nzozi ze ararahamagara papa. Nuko ubwo nyine bibaye aho ngaho, ubuzima burakomeje. Haciye amezi 2 rero kwa bwabo hanuza. Numva akantu k'isereri, numva nyine sinzi ukuntu meze nyine nawe umva ndavana hari ni malari. Ngiye kwa muganga nyine ntekereje muganga ukuntu numva meze, ahambwa ati bagupimye malariya, bayimpimye ntayo babonye, genda uzane n'ibizami by'inkari. Ndavana muganga we urapima inkari ziki ko ntabyaragiye, urampima inkari ngo urebe iki? Ati genda nazo zizane kuko ibimenyetso ufite umuntu agomba gushakira hose. Inkari naragiye kuzijana, bazanye ibipapuro ati dore uratwite. Ntireka Nizina ryese ndatwitegewe, nipimishije nk'inshuro 6 kugira ngo nemere ko iyo nda nyifite. Ubwo basanga nyine inkuri bibaye impamo koko mba ndatwite. Dana nindi tangiye kugaragara dramatike ngo narwa urushwima ngiki bamuroze. Bamwe bavugaga ko ntazongera kubyara bante nyine bagende batangira kuvuga ko none ndwa urushwima. Tirurano urushwima bura ntiyabyara byararangiye. Ukinda genda yicuma indigeze mu mezi 7 gushaka kuvamo. Baravuga ati none rwa rushwima nyine dore indi shaka kuvamo, banjyana kwa muganga nyine. Ukiraho kugira ngo uturakuka gakeya. Ukiraho watwitiye hahandi n'ubundi watwitiye yanda ya mbere. Mwayanze twese tuyivamo, ariko nyine agace ni kandi. Ariko abantu twabaye gute? Abantu mwagiye mukizwa, umuntu ararwaye ngo arwaye sida, ngo ntakirya, ngo umugabo ngo yagiye mu bandi bagabo. Umugore ararwaye ati ntitwababwiye, ati ndore uko bimeze. Aratwite ngo nurushwima. Mureke dukizwe abantu, mureke dukizwe, mureke tumenye Imana, mureke ntitukajye twinjirira ubuzima bw'abantu. Umugabo n'umugore ntukinjire mu buzima bwe. Ukuntu baba bakundanye muri kubyumva ukuntu ibintu abari birebire, ariko urubona buhamye hari ikintu buri bukwigisha bari mudukurikira. Va mu buzima bw'abantu, reka umugabo n'umugore bakundane babane neza, mujye mureka kwinjirira abantu. Nkuko urumva ko bageze bakajya mu matwi y'umugabo, twakubwiye ko umugore wawe ugiye kubana n'umugore utazabyara, ariko reka Imana ibigaragarize. Muhumure abantu mugifite izo ntambara nyuma ya 0, nyuma yo gukatwa inyama Imana zitanga umwana. Nuko nyine ubwo byagezeho indi shaka kuvamo, bantwara kwa muganga nyine ku kigo nderabuzima. Baravuga ati uyu muntu ntitwamufasha uko tubona bimeze, ni transfert yose bagende bamuteruremo uwo mwana atarapfana nawe amezi 7. Tinda ntago ashobora kwibyara, byanze nyine mu mujyane ku bitaro bamubage. Twavuye ku kigo nderabuzima ari nka 3 z'ijoro, twagezeho nagombaga kubagirwa 5. Ako kanya ubwo nyine bari kuntegura ngo bajye kumbaga n'ibiki, haba haje undi mudogiteri w'umurundi aravuga ati ngiye sindi bukubage ntabanje kugucisha muri ekogarafi. Abandi baganga ati reka amasaha nkaya nta muntu uca muri ekogarafi niki, ati ngenda byirengera si mubaga ntamucishije muri ekogarafi ngo ndebe ikibazo kuko afite kigiye gutuma bagwa. Ngo baramupimye ngo ibintu byose birahari, ngo ahubwo mugire vadapfana n'umwana. Umuganga ati nkurikira. Naramukurikiye turagenda nurira gatanda nyine nshishije muri ekogarafi, umwana atangira gukina. Umwana atangira gukina n'ibiki bimbayeho. Nyirango none ahubwo noneho nibise kuko ubwa mbere bambaze, numva ko nyine wenda none wongeye kwibyaza ahubwo none umwana. Umuganga arambwira ati wabibonye dore utwita umuhungu, umwana wawe ni muzima, haguruka ugende bagutera imiti uzabyarira amezi 9 nk'abandi. Yego fasha. Ubwo navuye aho nyine njya mu bitaro nyine by'ababyeyi, bakajya banera inshinge. Nahamaze ibyumweru 2. Tata ariko babwiye umugabo ati nafata n'umweyo byonyine izahita ivamo. Ubwo nyine no kwicara n'igikombe ntazacyoza n'iki, asubiye noneho kwa wa mu ruho wiwe wo kwita ku mwana akiri muto n'akazi. Akabyuka mu gitondo cya kare akagenda akanyonga
saa tatu zagera akaza akadutekera igikoma, ubwo twaba dufite ifu, akaza akadutekera igikoma, agatengera agasubira akajya gushaka aho kurya, yayabona akaza nyine agateka, akongera agasubira akaza kugaruka nimugoroba aje koza umwana n'utuntu nk'utu nagasanzwe nuko. Ubwo nyine amezi 9 yaje kugera, nta kibazo nongeye kugira. Bari bampaye randevu nyine bambwira ati iri no tariki nigera uzahituza. Naragiye kwa muganga nyine nkuko babimbwiye, nahamaze iminsi 2 barambaga, none mbyara umwana muzima udafite ikibazo, nta kibazo afite. Babandi bavugaga ngo nurushwima zirabakora umva zirabakora reka ahubwo nasimbutse hagati aho nyitwita uwo mwana baravuze ngo iyo ndasi y'umugabo wanjye, ngo si y'umugabo wanjye, ngo ubu nguyu muntu ngo wasanga yaciye ku ruhande n'ibiki, barayavuga koko ngo ndasi y'umugabo wanjye, ngo ubwo niyo nahashya handi. Maze Yesu utabura uko agenza agiye kumpa umwana ise umva wari nko kugira ngo niwe wagiye mu nda ariko Imana urumva ukuntu yagiye inyamanzisha. Kwa Kiswahili ya Kongo anasema kunyamanzisha. Imana yagiye inyamanzisha abantu, icecekesha abantu. Mujye mureka ubuzima bw'abantu. Ni gute ushobora kuvuga ngo natwaye nditari y'umugabo, mbana n'umugabo umunsi ku mundi, kandi no muri kubona ukuntu dukundana. Ikomereze mama we. Nuko ubwo ndabyaye nyine mbya mwana usa na se, ibintu noneho bihindiye isura ati mugende muri abantu baza kureba umwana nyine, uje kureba umwana agatangara nise umva barasaga koko, kandi n'ubu ni photocopy. Nuko ubwo ngubwo umwana arakura nyine, ageze mu kwezi kumwe, amaze kugira ukwezi, umuntu umwe araza abwira umugabo wanjye ngo agenda amuteruza umufuka w'ibishyimbo ngo abijyane ku isoko. Naho kumbi ni ishyano bashyizemo muri uwo mufuka, bashakaga nyine kumwica, noneho bamuroga apfe birangire, noneho mba umusazi ku muhanda. Ubwo yaragiye amuteruza umufuka, ibishyimbo bari bitwari ku mugabo agarutse mu rugo arambwira ati ariko nterura umufuka ariko sinzi akantu kanjombye mu mugongo, ndumva ntameze neza. Bigenze bitese nyine nanjye simbizi, sinzi ukuntu bigenze. Atangiye guhinda umuriro, atangiye ubona nyine acitse intege, ya morale yagiraga irahagarara. Uko bwije yunama arihina neza, hinduka umusaza, akajya agendera ku kabanda atakegura umutwe, umugongo ni nkaho bari bawuciye, atakegura umutwe, akagaragaza ibisazi ameze nkaho ashaka gusara nyine. Nka nijoro ukabona arabyutse kwa kundi agenda yunamye nyine, akazenguruka nka wese ni nijoro ugiye ngo ndeka, akagenda nyine ni nijoro mfite uruhinja narabazwe, akagenda nkabona arongera aragarutse. Tuza gusenga nyine, turasenga, uko dusenze ariko agenda agarukamo, tugahamagara abanyamasengesho bakadusengera. Kera kabaye aza noneho kweguka birakunda, ariko nyine urumva ubuzima none urumva bwaracanganye, kwa kundi mfite umwana w'ukwezi kumwe nano bindi isura, kandi umugabo niwe wirukankaga ku igare, iryo gare ntiyari inyonga ntiyagira ute. Hari ibintu bitaga ibivumane twabikoraga mu birayi, ukagura ibirayi nyine, ibirayi ukabitogosa, ubundi ukabikoza mu ifu y'ubugari, nayo ukayikoroga, ubundi ukajya ukozamo ugashyira mu mavuta. Twabigurishaga 50. Nibyo rero natangiye gukora kugira ngo tujye tubona icyo turya muri iyo minsi ameze gutya. Ubwo nyine urumva ibyo bimwe byo kurwara nahise nkirukankana indobo irimo ibyo bidiya n'umwana mu mugongo, Nyagasana kamfasha simbigarura bakabirya kweri, nko ku munsi nkunguka nka 500 nkahaha, ubuzima bukicuma. Uwo nyine urumva yarwaye hafi ukwezi kose. Ukira aho ngaho urumva ukuntu Imana igisubiza. Ese umugabo wawe urakeka ko ashobora kuba yararwaye iki? Ese no umufuka watumye arwara? Ashobora kuba wari uremereye agatera umufuka ukavunika, siko bimeze nako mugongo ukavunika. Ngaho nukubera iki se utekereza ko bari bamuroze kandi urumva yarateruye ikintu kiremereye? Ni ibintu byagaragaraga kuko abaye yaravunitse, ntiyari no kugaragaza ibimenyetso nk'ashaka gusara. Nganje yabyuka nijoro atangira agenda avuga amagambo utamenya. None ugakeka ni kubera iki se? Kubera iki se ukeka ko ari uburozi? Ushobora kuba bari bamuroze. Urumva ahantu twabaga n'ubundi kuva na mbere bamaga ari ibyo bintu nyine, nta bundi burwaye tugira. Ngo nuko babonaga mukundana wenda se. Akeshi hari n'uwigeze kuturoga dusiza ko twitana sheri. Icyo twarakizize n'ukuri, barandoga ngenda apfa ndongera ndazuka. Bigeze hagati noneho wa mwana wanjye mukuru nawe baramuroga, umuntu atumye umwana. Icyo gihe akana ke karaje tubyutse ari mu gitondo, yapfumbase ikijumba gutya. Umwana kibyuka kumwe, akana kabyuka kiruka kajya hanze kunyara, baramutamitse. Ako kanya umwana umva araremba, umwana arapfa.
hari ikintu bamurukije umuntu ukizi yaratubwiye ngo ni nk'umuziha w'ihene. Urabona kiriya kintu ihene itimaze kubyara, umwana wanjye yarakirutse asigaye ku magufa yarumye. Ni ibibazo twagiye duhurira na byaho hantu buri munsi bakaturoga tugakira. Umva nta sambu tugira, nta nzu yacu tugira, ari utuntu nyine turaho ngo umugabo wanjye habe nta n'ihene twagira. Urumva ko bageze bakazira n'urukundo, urukundo rwabo rugatuma bakomeza no kubagendaho. Abantu murimo mukundana ni nkaho mugomba kugabanya kugira ngo batazabaroga. Ariko nyuma y'ibi Imana yakoze igitangaza. Nuko ubwo ibyo byose tubicamo nyine Imana ikagenda iturinda. Yaje kumera neza. Yaje kumera neza. Ubwo urumva nyine yarasengaga akanywa n'imiti, agasenga akanywa n'imiti, aza koroherwa. Rero amaze gukira neza, uwo mugenzi we nyine aramubwira ati muri Kenya biragenda, uragenda nyine ugakora ukabona amafaranga wenda ukajya wohereza n'umuryango wawe bakabaho. Yaramuza ibyagare. Ubwo urumva ryabaye ngombwa ko ari ryo rivamo itike, ararigurisha aratega. Rero araza muri Kenya. Ageze muri Kenya ntago byamworoheye, nimba ari biki bamukurikije abandi bagakora bakabona amafaranga, wakagumuko ansigiye umwana w'amezi 2 na yanshuke nayo nshukije nanjye ntakomeze. Biba nabi nkamuhamagara se bimeze bite, n'ukuri ko Imana niriwe ngenda. Ubwo yacuruzaga ibyangwe byo kogarura bino bintu boga bazungurutsa nyine, yarazunguzaga agacuruza ibyo byangwe. Ubwo urumva nimba yakoreye 300 ku munsi, abo babana baragomba kwishyura inzu kandi banateranye barya. Ibibazo rero biravuka, akabura amafaranga akayabona, ubundi bikanga. Ubwo nyine yabonye akatwoherereza 2-3 by'amanyarwanda kugira ngo nyine tubeho. Ariko ubwo nanjye sinigeze nicara, nabuze nose ntibiri bukundi, sindindaya ngo nzajya mu bagabo ngo bama amafaranga, ndavani nanjye ngomba gukora. Ubwo naye mfite umutante wanjye ndibuka ko yampaye 13,000. Mpita ngenda nguramo amasaka nkajya mpima ubushera n'ubuzi, nkajya mpima ubushera. Ubu numva nyine yandi nungutseho, umugabo nawe ahari akamenya ko agomba kutwishyurira inzu, nanjye ibindi nkabikora. Yandi nungutse nkabikora nyine, tukarya abana tukarya tukamererwa neza, nta kibazo twari dufite. Ubwo yamaze amezi 6 agaruka kutureba, arongera asubira muri Kenya nyine. Ndumva yaraje amara ibyumweru 2 aragaruka. Akigenda ubwo urumva wa mwana nabyaye ageze mu mezi 9 baramuroza. Wa kabiri baramuroga, umugabo adahari, ndi ngenyine. Umwana arapfa akampfiraho nijoro ndi mu nzu ngenyine, nkahamagara abantu. Ubu yari umwana munini, umwana aragenda arashira ku buryo sinzibagirwa. Umugore yabaye nkawe cagena none ngiye nari meze neza, we yaragiye agera kure yaho ngiye narinde, ku buryo hari umumama umwe waje kunsura arambwira, ariko se ubundi uyu mwana ngarakuruhiriza iki, ubundi yarapfuye ngo nanjye. Ubwo kubera uburwayi bw'umwana naragiye none ndashonga. Sinzi iyo foto banza nyifite muri telefone, ndashonga ubu bugufwa. Uziko umugore ashonga neza amabere agahinduka imishumi, ku buryo ukajya ugenda ukagira ngo uraza. Babandi noneho bavugaga umugabo aragataye, yanzo bibaye igikara karajya he. Ubwo nyine noneho ntibabona ko ari uburwayi bw'umwana buri gutuma amera gutyo. Umugabo yaramutaye, amutaye mu icumbi, amutanya abana. Dore ko kabaye najyaga nca ku bagore mpetse umwana nyine. Ubwo urumva narafunikaga ku buryo ntawe wamubonaga kubera ukuntu yari ameze. Nagera nka hagati y'abagore bicaye nk'uko bagasa bagakubitana gutya, ari gihe bari guseka. Kugenda imbere bikananira no gusubira inyuma bikananira, nkumva amazi mu nkweto aruzuye, nkahagarara nkatseta ibirenge hasi kugira ngo bijyemo akavumbi nongere nambara inkweto ngende. Ubwo buzima mbubayemo, umwana ararwara, ndavuza biranga, ahantu hose ndavuza. Ndibuka yigeze kumfira hari 7 z'ijoro, mamagara abaturanyi. Buriya satani yaguteye, umva n'uwo wari kubwira nta kumva. Umuntu wese mfitiye nimero namuhamagara muri iryo joro, nimero kompazi abo ngiye gukomangira bose nagira unkingurira. Ubwo byagezeho wa mwana wanjye mukuru abonye ukuntu nsigaye nirwa ndira, abonye ukuntu nabaye ise ntahari, nawe yigira mu baturanyi nawe arana. Avuga ati reka ibi sinzabivamo, mama yirirwa arira karararira arigendera. Nawe yari muto. Urumva umwe yarafite amezi 9, undi ari mu myaka 3 n'igice, ari hafi kugira imyaka 4. Akajya agenda akirirwa mu baturanyi, akarya aho ngaho, akanaharara, akanga kuza ngo turarane, akararaho nyine nkararana n'akakana kanjye. Iryo joro yari 7, umwana mfiraho mbura uwo mbwira. Na papa we yari hano muri Kenya, nayo muhamagaye nimero yanga gucamo. Mfata umwana mukubita mu mugongo muri iryo joro. Ndagiye kwa muganga. Ngeze kwa muganga, muganga arebye
yarapfukuye gutya ateye ku mwana ahitamo imiti y'ubuntu nimba umva si yambajije mituweli nta kintu na kimwe yambajije we iyo wagezweho n'abantu barakwanga isi ikaguhindukana ukabona nyine uri wenyine. Anyandikira imiti y'ubuntu ati hute nawe wese basi wampaye igitanda nkarara hano wenda mu gitondo ngo reka ngo abarwayi baruzuye nawe baza ku kigo nderabuzima ngo ibitaro byose byuzuye ngo abarwayi ngo nta hantu wabona urara tigenda none se ubu muri iri joro none wajute genda umwana nijoro nka 8 nizahagera umuhe no miti araza koroherwa nta kibazo kandi umwana ni nkaho yamfiriyeho ndongera mfata inzira muri iryo joro nta n'umunyerondo twahuye cyangwa ngo ibikoko bigenda nijoro ndongera ndatansubira mu rugo ndarampagaze nicaye ntera uyu mwana nta kajisho uzi ko umwana yariraga muteruye gutya mu ntoki ukaba utakumva ijwi rye kandi ari kurira umwana utamuhibere ngakurure ari ukumukamurira ngeze mfite iki narumye ninkubwira kuma nukuri nari narumye hahandi umuntu yambonaga wese imisatsi yaracuramye ntarya nirwa ndira kubera umwana nta kintu nkikora nuko umwana bayatyo muri uryo joro rero bukeye bwabo umudamu umwe aza konsura arambwira atari ko mama yeme ukuntu wabaye reba ukuntu umeze abantu barakwanze ni wanyu ugiye ubanza batakwemera kubera ukuntu usigaye umeze aka kana ko n'undi kapfuye kare kwirwa kakururiza iki ntikavuga ntikarira nikajya wahamagara abantu kababwira ko umwana yapfuye tukamushyingura ngo nshyingura umwana ari muzima nafashwe n'ikiniga kureba hasi birananira kuvuga birananira gukorora biranga mbura ubumusubiza mbura icyo mvuga mu mutima mbwira Imana mfasha kwihangana sindi bumwihambiraho ngo turwane n'undi yanyicira hano nanjye sindiho mfasha kwihangana gusa nararize abona ko ndize hasohoka aragenda bwarakeye ari ku isabato nteko umwana hari nka 7 z'amanywa sinari nzi ngo ngiye nanjye nari nsigaye meze nk'umusazi nkagenda ntazi iyo ngiye nkagenda nta adresse nafashe umwana mukubita mu mugongo ndatwikira kuri ayo manywa mfata umuhanda sinzi ngo ngiye nta umpamagaye sinzi ngo ndakora iki mfata inzira muri ayo manywa ndagenda mfata umuhanda ndagenda 7 z'amanywa ndafashe inzira ndagiye mfashe umuhanda ntazi ngo ndimo ndavaye cyangwa ndajyaye naragiye ngenze nk'urugendo se nkuko wavana ujya isambu numva ahantu hari kuvuga ingoma umutima ukambwira ngo jyayo undi ukambwira ntujye umutima ukambwira ngo jya undi ukambwira ntujye wa undi umbwira ngo jyayo numva ndushije imbaraga mfata inzira njya sinenzi ngo ari gusengera abande sinenzi ngo bimeze bite naragiye gusa ndinjira umutima wanjye ntiwari uraho nicaye ku gakeka mpisha umwana nyine kugira ngo atagira umubona kubera ukuntu yari ameze ubwo urumva n'ubundi ko uburi umeze nabi nawe ubwawe uriheza nta no guheza naragenda nyegera kugira ngo batandeba nicara inyuma ya bose nyine n'ubundi nkuramo kakana kanje ndakazingatira mu gitenge nari mfite ndaterura barabyina barasenga sinzi ngo biravaye birajyaye n'ibitekerezo byanjye n'ibiraundi gucunganwa n'umwana akapfa ngo mvuze induru mu bantu barangije gusenga pasiteri wabo niwe waje ati wowe wicaye uhaguruka ndihisha nyine kugira ngo ntago numvaga ari gihe ari kuvuga ngo wowe nari neza agatambaro karuje ku mutwe wowe haguruka Imana ivuganye nawe uyu mwana uyu arashinganye Imana niyo yamuguhaye kandi nkuko imishwi ibumbatira abana babo niko n'uyu mwana Imana imurinze mu mababa yayo ntacyo azaba arakize nta mureba Imana izagezura no muntu buranukura abantu tujye tugira kwizera nukuri bura nubona ugeze mu kigeragezo ujye ugira kwizera kuko bura na nyuma ya 0 Imana irakora uwo munsi Imana rero ngiye yajyaga imbwira ikintu nkubo nyine na nkahora nk'umunyamasengesho kambwanga Imana sibitinde kuba nkahita mbibona n'amaso yanjye ubwo namaze kumva n'umundi byange byandabana n'umundi cyo nashaka akagira bareka mpe ko umwana nigende ahubwo nyine arambwiye byose ndangiza mpe ko umwana ndagenda ndi mu muhanda ndi kugenda numva wa mwana mu bwongo data ni mu izina rya Yesu bavuze ko iyo umuntu agiye gupfa avuga none uyu naravuze ntubu wasanga agiye gupfa nahise nicara aho ngeze nkuramo umwana agakomeza data umwana utazi no konka utakururaga amezi 9 umwana utazi no kwiyonyesha ibere noneho ari kuvuga data ko njye numva abantu bavuga ko iyo umuntu agiye gupfa avuga ntubu wasanga agiye gupfa nicaye aho ngaho none akana kakandi akakabonyereza akagaseka none nanjye numva ntangiye kuzana murare nyine kakambera akagaseka abana banza atagipfuye ndongera ndaheka mfatiye none ndihuta koko nagiye ngeze mu rugo hari agafu k'igikoma ndateka agakoma none umuha umwana aranywa
muhaye ibere mbona aranyweye umva umunsi umwe yiyongera n'ubu ngubu murebye ukuntu angana ntabwo wabimenya. Naravuze nti Mana uzambabarire uriya muntu wabwiye ngo ngende mpamvu umwana wanjye ari muzima uzame kubona ibyiza kiriho kugira ngo mbimwereke n'umwana wanjye akomeze amubone ko katapfuye. Ubwo umwana yamaze koroherwa umugabo akoze ibishoboka byose ati rero ntabwo mwaguma aho ngaho fata abana muze. Niko kuza hano rero muri Kenya turaje turashakishije ubuzima biranga n'ubundi tukaca bikanga ejo bigakunda bigaca bikanga ejo bigakunda bibuka ariko uko iminsi igenda ishira Imana iduteza intambwe n'ubundi tugahura n'ibigerageza ariko bigashira. Shitani akaturwanya hano muri Kenya. Ndibuka umunsi umwe umugabo twarakoze arangira avuga ati nshaka kugura moto yanjye ibintu byo kuzunguza birananiye dore igihe nahereye nkajya mu muhanda kuko nzi gutwara nkakora nkumva ariko ngiye ntibindimo nkabaye se moto waretse basi tukabanza tukagura n'ikibanza n'iki moto n'iyiki toya nibwo mbishaka. Umuntu aturya mu mafaranga amwizeye nk'inshuti yiwe amwima moto n'amafaranga 80,000 by'amanyakenya. Satani aratuvuyanga twese kwihangana biranga dusubiranamo kwitana ba mwana none umva Satani ndatwataka koko none abajyanama bo kurusenya babishyano ryose ngo ndi nkaye namuta ibintu byinshi bakambwira ariko se nanone nkibuka hano twavanye habanoya reka mvumiriye nyine turapambana nyine ubuzima ariko Imana nayo ni nkaho yabonye amarira narize urebye uwo muntu wamuriye amafaranga uko nasigaye ameze yari inshuti uko nasigaye ameze nayo wamugirira impuhwe. Ubwo rero Imana idutize imbaraga n'undi turakora tuva muri single tujya muri double Imana nyine igende dutera nawe urambora haleluya. Naje gusubira mu Rwanda pe mfite gahunda yo kujya kwereka wa mugore wambwiye ngo mpamvu umwana wanjye ndabana ingende mu mwereka rebe umva barambonye babandi birwaga banjyanira inzara uriya ni wa wundi ndetse nibuka yandirimbo yatewe yaririmbye ngo bazajya impaka cyane bati uriya ni wa wundi nabo barambonye uriya niwe bandi bose banjyaniraga inzara bansuhurisha amaboko abiri bakansuhurisha abiri uzansure umwe utaranifuzaga no kuko namukandagira ku muryango batangira kumakaribu ngo nzabasure. Amen. Mbona Imana pe bakunzi bacu bakunzi bakora neza marabwumva buno buhamya bwa mwene data ukuntu Imana yagiye mwiyereka. Imana yacu gitwiyereka wowe ujye ucika intege ukavuga ati ahari nge yaranyubagiwe ahari Imana ntikinyibuka. Imana haracyari byiringiro ko Imana kwiyereka. Urumva kwiwe ntigeze agira nivuga ati hari abantu bahurira n'ibintu ahantu bakavuga ati reka nimuke kano gake nge mukande. Ese we niki cyatumaga utimuka kumva ibigerageza byose bagiye uhurira hari Bugesera kuki utavuga ati reka mve Bugesera byibuze nge n'ahandi hantu izo mbaraga wazikuraga kugira ngo nge numva guko biri kose hari igihe Imana izanyuranye ibihe ikangirira neza kandi babandi bose bakiraho ngaho kugira ngo babone ibyo Imana ikora. Kandi koko nubwo nsubira mu Rwanda ntago nabanje kujya iwacu mu majyepfo nabanje kujya hahandi nasebeye ngo babone ko Imana yansebezuye bimwe babirwaga bavuga ngo dore uko kameze nanjye none babona ko Imana yangize umuntu bimwe Imana yambwiye ngo nguteye akanyama ndabibona nanjye ndabyibuha nk'abandi bagore uziko nageze inahangaha najye njya mu kazi urabona nyine kano kazi dukora najye njya mu kazi kubera ukuntu nanganaga nemeze nk'akana narumye najya mu kazi nkumva nk'umuntu najya nko kumwereka nk'ibintu ndi gucuruza ngangurire kese ye mwango ko hataye ishuri kandi ndi umugore nasize abana babiri mu rugo nayo ukuntu ngiye kumusobanurira ngo sindi umunye kubera narakana ngaragara nyine uko nguko ariko nkajya mbwira Imana nanjye uzamfashe mere nk'abandi bagore none hari umumama umwe wigeze guhura hano hepfo arambwira ati mama ime none urapfuye pe uzi ko umwenda w'umwana wanjye ubu wagukwira iki kintu kijyanye mu mutima ya Mana ubundi si wambwiye ko nteye akanyama ukari sinamenyerera ukuntu bije ejo ndi 2022 ishira nibwo natangiye kubyibuha ndabyibuha abantu bose birabatungura pe nanjye ubwanjye nkitungura ziko hari igihe ubyibuha nawe ubwawe ukitungura nareba ukuntu ubuzima bugenda buba neza busa neza nubwo nyine ntago biracamo neza ariko nibura aho bigejeje mbaye nshimiye Imana pe mama Aime Imana imuhe umugisha turimo turagana ku musozo aho yasebeye niho Imana yamusebezeruye. Amen. Nugira ikibazo
ntukavuge ngo reka mve muri quartier ndimo ngwindi niho nzabonera ibyiza, ahubwo gumana kwizera. Urumva yari afite kwizera. Imagine ahantu bakorogeye umugabo akaba umusaza, akajya aba umusaza kandi yari umusore, akaguma kunama ariko avuga ati singomba kuva. Ese mama Aime wari ukijijwe icyo gihe? Ntigeze tubwira wari icyo gihe wari warakijijwe cyangwa? Nari nkijijwe. Twari abadive n'ubu ngubu turi abadive n'ubundi dukunda gusenga nyine. Ubwo nyine urumva twebwe uko bimeze, umwe yageze mu kigeragezo turasindikizanya, nta gucana intege nyine ngo ngararwaye reka mutere kanywera iki, kuko nawe cyagiye yaranyihanganiye ntiyantaye, kuko bamwe bamubwiraga ati mute ntazongera kubyara, abaye ikimuga nta kintu azongera gukora. Yari umusore afite imbaraga, n'undi yari gushaka n'undi wese kandi akamwemera. Rero ukuntu yanambyeho akanyitaho, ntavuge ngo ubwo agiye ngo iwabo kuko ari harwariye reka ngo Bugesera nite ku mwana nabundi, cyangwa mbashyire n'umwana ngiye nkomeze ibyanjye bite ku mwana banite ku mukobwa wabo, akandwanira n'ubundi akajya he ku mwana. Ibaza umuntu w'umugabo agaheka umwana akava Bugesera akazi Butare n'igare mu mugongo. Icyo kintu ni ikintu sinzi icyo nzamita. Papa Aime ni ukuri. Papa Aime turagusuhuje aho uri, Imana ikwishimire. Ubwo rukundo ntirusanzwe, waramukunze kwera urabimwereka. Imana izabasazanye kugeza mugize ubuvivi ndetse n'ubuvivure. Nico tubifuriza kuri Kora Neza TV. Imana ibguha umugisha mama Aime, ndumva Imana yarakurokoye kabisa. Ubu uri ikimama cyiza kibyibushe, Imana yaguteyeho inyama. Urumva ko iyo utihangana wari kubivamo, iyo utihangana wari kubivamo. Rero inshuti zacu, inshuti zakora neza, mureke tujye twihanganira urushako. Yageze igihe inshuti ze zikajya zimubwira ati umugabo wamuretse, cyangwa umugabo akamubwira ati ari inshuti z'umugore zikaza kubwira umugabo ese umugore bakubwiye ko atazabyara uri kurwana n'iki warekanye nawe. Ariko kandi imagine hari ubukwe mwakoze? Ntabwo twiyambitse impeta. Ari kuri Saint Valentin turisezeranya pe, ino mpeta nijye mva ku rutoki nawe yiwe yambaye nakakunda umuntu ngajya koga ngo yikuye reka impeta zacu ntizituvaho. Haleluya. Urumva hari abantu bibwira yuko ngo barasezeranye ntibigomba kugira, ariko bananishinge kameme aho bagera bakiyambika impeta. Imana ikomeze bashigikire. Turifuriza n'abandi bose kugira ngo buno buhamya bubabere isomo aho muri mwese, kugira ngo mujye mukundana abantu kandi mwinjira mu buzima bw'abantu. Ndavuze kandi ngo mujye muva mu buzima bw'abantu. Ujye kureba umuntu gute ngo ntakundana n'umugore, ujye kureba umuntu gute ngo yatwaye inda itari umugabo wiwe. Muve mu buzima bw'abantu, murebe ibibareba kugira ngo turushirizeho gukomeza inzira y'umusaraba. Rero tugeze ku musozo, turabakunda, turabishimira. Reka tubasabe kugira ngo mukomeze kudushigikira. Mama Aime rero nawe hari umwuga akora, ndagira ngo ababwire ikintu akora. Murabona umuntu usagurikira ntago yaba yicara gutya gusa, kugira ngo mujye murushiza kumuteza imbere. Ndagira ngo uvugeho gake. Curuza amashuka, nk'uwaba yakeneye nyine yampamagara nkayamuzanira. Ntago ndagera nyine hahandi ngo mvuge ngo ngire iduka. Ni ukucuruza ngenda. Curuza ngenda nyine, ubwo aho Imana impereye naho ni kwa kuzenguruka nyine. Turacyapambana n'ubuzima ariko Yesu arahari. Rero ubwo wayashaka yampamagara kuri 07 12 84 56 85. Curuza amashuka meza cyane. Ngiye nigeze nyine namugurira, ndimo nshingira umukobwa wabaga hano mu rugo wajya gumfasha abana. Amashuka meza pe y'abageni, abantu bageni cyane. Mujye mugana mama Aime cyangwe n'abandi bose mushaka kurimbisha igitanda cyanyu, mujye mumugana abaha amashuka meza. Rero murakoze cyane. Reka tubasabe n'ubundi mudukunde vraiment, mudushigikire. Ntacyo bitwaye, nta nico byongera, nta nico bibatwaye pe. Waba ugenda mu modoka, shiramo ikiganiro ugende wumva. Waba wicaye mu nzu, dushigikire. Waba uri he hose ufite umwanya, dushigikire. Imana yo mu ijuru izajya ikomeza nawe ugushigikire. Rero bye bye. Inshuti zakora neza, subscribe, like, comment zanyu biradushimisha. Murakoze cyane.